bashaka kubikora. Muyobozi kuri gutera isekuru. Ese ubundi ari ndi gushaka icyo ndamukora niba ndamwica. Inshuti nsigaranye ni Yesu. Rwose umwana yananiye cya bindi cyo kunanira Kamwana kunaniza iki? uribuka igihe tujyamo mu materaniro tugasanga atabaye gusa gashya nasanze iwanjye nageze mu rugo ngasanga ingegera yayindi yigwa bafashe mu ijosi ngo yantereye urugo mbabarije uwo mukobwa tumva mubwire ma ati ikintu mubwiye cy'uwo mukobwa ndamukunda n'inshuti yanjye kandi nta n'ikintu wamfasha nta nuko tuzatara amagambo yambwiye ntabwo ari ay'umukobwa yuko umuvamo N'uwo musore mu makaje. n'ikirara ngo nimba ari nitezo nimba sinzi ibizina biyitaga wa muntu Jewe se umwana wanjye Shema ntiyananiye. Shema yarananiye burundu ugize umujura na n'ubu ni kwa kundi mbese. Ni kwa kundi mbese byarandenze. izo aba bana turabakorera Mva byaranyobeye kabisa niba nzamujyana kuri ribu nzamujyana iwawe ntabwo mbizi ukuntu nzabigenza. akoze ko nanjye natekereje kuri umukobwa nzamujyana we natekereje ese mpamagara umuryango ese nkuriki mu by'ukuri uriya ntabwo nzi icyo ndakora mbese Amakeza abana baratunaniye. Sibyo no kubajyana mu bigo ngororamuco nta kindi kintu twabakorera kitari icyo ngicyo. umwana w'umunyeshuri Akazaza baragororotse. mujyane mu kigo ngororamuco None batunaniye. arananiye bombi arananiye bya bindi byo kunanirana ubyumve byo kunanirana hahandi ndavuga akansubiza mvase haraye epfo rero mbwiza ukuri haramwirigara nsanze yiti urabona cya kiyobozi kigize ikintu cy'ikibogare gucya kigenda kigira gutya n'ikidakitigeze imbere Umuyobozi umwe munini wari uri mu nama ubushize igihe bafata niba ari dufite bamushura. urudego rw'intuzo Ndamubona. ruhora ruhaze ndashonjaga Umwe ugenda kuri moto. Ndamubona. rwikaraza amarigare rusanga abajama bari gushwanashwana none rutagwinjira mu gakino mbana rukumye nyine tu Nuse rwari ruje mwirigara kugira uti. mbazi byanje nyine rusanze abapete bashwana umwe avati natsinze ushatse kubakiza kandi abizi nawe wakiza abajama se wumva batabakuriye bifu zirena Nawe usigaye ukubita abayobozi aho. ese kumukubita hari ikibazo Ngo ubone igihugu ari icyawe. ese igihugu niba atari icyanjye icyo ni icyabo Shamu n'atuza urifata ugakubita umuyobozi. Bazakujyana. Ntabwo Iki gihugu ntabwo ari icyawe. kugira ngo se n'ibintu bikaze barabizi bari abajama rero baba bafite bishizemo ko bagira imbaraga nke urabizi barabaterura ikaramu guzana ko nakize imodoka nani bakubwira kandi kantu umva narayisinziye habaye ijoro ibintu byambaye ntakamera mu oya kwamenya bamuzi ibintu byabaye barayirwana umva n'ubutotsi birahishe umva amaso arikunze byahatari ese hari abantu birirwa barwana buri munsi bapfaga iki se none ibintu bapfange byaranshanze na nesa sinzi byari byo mama Kate uzi ikintu bari gupfa ngo ntabwo umugore atecyo umugabo inyama w'inyama none se izo nyama binyavanga yazihaye ntazo yari yahashe ngo umugore niwe agomba kuzihaha none mwamukoreye iki umva twabigiyemo biratunanira na n'isaha biriyongera umva ukuntu bimeze shaho rero mwe kujya mu babana kandi tukuze biriya ni ihohoterwa rikorerwa ku mubiri icyo kintu sari umuyobozi wari uhari oya twabyunze abaturage ibaze mushigikira rya hohoterwa rikorerwa mu muryango rikorerwa uriya mugore mwabyunze mushira mu ubu araryamye azinga abaturage babigiyemo ibyo ni ibintu bigomba gushikirizwa ubuyobozi njye ntabwo ndabyihanganira nimba ayo makuru ari ay'ukuri ngomba kubimenyesha ubuyobozi ribi ikajya kumuganiriza cyane bari uko bimeze natwe twakoze amakosa akomeye none se ugira ngo ejo ubwo umugabo atangiye kubwira umugore ngo arya inyama ejo bundi azamubwira ngo arye iki bizadukira bijye no mu muryango wawe bijye no mu muryango wa kana kusanga hohoterwa nuko rikwiye ibyo rero ntabwo ngiye nari mbizi iyo tubimenya tuba twagiye kubyira ubuyobozi yego nyine n'ubundi utabizi yicwa no kutabimenya ariko ntabwo yari amakuru wihererana ngo uceceke none se uriya mubyeyi aramutse apfuye akicwa n'inkoni si ikibazo umugabo yigaramiye si ikibazo ibyo bijumba se yatetse ko niba nawe yabishatse uwabinyavanga mu byaza n'inyama hari izo yamuguriye hari itungo yabaze njyewe nimara gutandukana nawe ngiye guhita ntanga amakuru tanga amakuru nibyo cyane twe twakoze ubujiji twatanga amakuru ariko utanga amakuru iryo ni hohoterwa utagomba guceceka nibyo rwose nibyo tanga amakuru twe ubujiji bwatubayemo ntitwayatanga ariko utanga amakuru nibyo kubera ko mbikubwiye tanga amakuru njye ntabyo nanze ko twakujya oya mwakoze amakosa akomeye
yagize gutya namusunda agahita bambara hariya hakurya ahita agwa hasi ndabyumva nyine ubwo nabirenze ariko bafite kubigira ibya danje mwana ujye wubaha abayobozi kugira nta n'ibikaze nakoze mani nuko ngo natunguwe ndi kumva ngo namukubise ngo yavunitse hehe naho gusunika gutya ngo yavunitse akaguru nyine nibyo nakubwiraga abayobozi ugomba kubitondera afite kubigira ibya danje ugasanga barakujyanye nta n'ikintu gikaze wakoze ahubwo cumbikira mwana mucumbikire se abayobozi bari kuguhiga ubwo urumva ibyo bintu wowe byavamo nyine nzandara munsi y'igitanda nirigwemo kugira ntabwo bazambona ase wowe uri gukubita abayobozi urambwira ute ko nagucumbise namukubise ubwo ejo bundi nanjye unsunitse ukankaraga hasi byagenda oya niba turi kubyita no gusunika we ntabwo nzagusunika abasore ndabazi ufite kunywa kamwe ugataha uri kunjidura mbese nzakunywera munsi y'igitanda kubera ko nzandara munsi y'igitanda nkirirwamo kugira batazaza no tubireke ako nibita nabishaka nta n'ibirenze oya ntaribi akareka njye kugucumbikira usange bari kumiga hejuru y'amanyanga yawe toka genda mwana genda ntaribi uzi ko aramutse apfuye namwe bafunga uramamura amakuru yawe ariko uzi ko nkubonye nari nkukeneye reka da ni ukuri buriya nagize amahirwe uyu munsi nanasenze ariko mamura tutaravuga ibindi agapfukamunwa ukambaye nabi reka da mu bihe byo kwirinda covid ugomba kujya ukambara gutya gahisha umunwa n'amazuru kambare neza naho ubundi mamura nkubonye nari nkukeneye wari unkeneye muze bizinesi urabona hantu hacu duheruka kujya kureba ha koperative ndahaje ndahibuka turi kuvuga ikibazo cy'imirwanyasuri ni uvuga ngo ubu ngubu wa mukozi yarakoze neza imirwanyasuri mu murima wa koperative mbese cyane barukwemeze ibintu n'original kabisa ni ukuri umva uhageze ukareba tugenda ngeze ibibazo byarindi by'isuri ndakurahe ntibizongera mu murima wa koperative kuhangeza ndebe nanjye kugira ngo nshime ndebe ko ibintu bimeze neza kubera ko ari ahantu hari hatubabaje cyane hari ahantu hari hababaje hababaje noneho nawe wa musaruro twagiraga ikibazo tuvuga ngo tuzawugemura hehe umva mfite amakuru y'ahantu tugiye kujya tugemura mbese ibintu muri koperative ni impinduka amafaranga agiye kuza gutya ashyushye twakiza byarangiye mbonye icyiza cyo kujya mu makoperative kuva ku mwuzukuru kugeza ku buvivi bose ngomba kuzajya mbakangurira kujya mu makoperative no mu matsinda kuko umaze kubona ibyiza byo kwizigamira kwizigamira ni byiza biriya bintu bizamura umuntu bigatuma umuntu mu rugo rwe nta nzara ihagera mbese bikomeza urugo reba imibereho myiza dusigaye dufite mbese ahubwo reka amakugeze tujye kuhareba ariko mamara ntitwibagirwe n'ibintu bya covid dukomeze kuyirinda shyiramo metero tugende buriya sike buri gutereta namubonye ngiye kubibwira mama uretse ngereyo eho we